Batatu mundi fofa dore kuri batatu. Batatu sobanura iki ku mubiri wawe? Nyine tumanze tujye kuri batatu iri kuri. Wabyariye. Wabyiye ku itariki zingahe sangahe ku masaha? Kandi zikaye mafuti ashobora kujya ku karubanda kangiriza abandi. Uwo mukobwa uri kuvuga arakubwira uti genda ukore ayo mafuti yawe ariko mu ibanga ryawe. Yego. Suka ari inosa. Suka ari umwere. Ndetse niba wakurikira ibiganiro bye byose avuga nabyo wabisangamo. None se buretse ngo bazogata. Yego. Abantu bakina bino bintu ngo niba ngo ni by'amaporono ni biki pornography filime z'urukozasoni. Filime z'urukozasoni. Bo tubafashe iki? Niba mutangiye guhana umukobwa yagiye kwifotoza, bo tubafashe iki? Ese abana bacu tubyara ntago babona ibyo bintu. Reka nyita nk'urugero rworoshye. Ni ukuvuga ngo hera ku mukobwa wacu wenda Isimbi Honorine wabigerageje. Nowera, Isimbi Nowera. Isimbi Nowera ntago ari Honorine Nowera. Yavuze ko ibyo bintu yabire. Yavuze n'ingaruka abibonamo ndetse anavuga yuko hari bikorwa na bariya bantu kandi hakaba hari n'izindi polisi zibigena. Nk'umubyeyi nimba yaravuze uti umwana utari munsi ya 10 n'ingahe kandi uyu munsi leta iragushishikariza ikavuga ngo nimba umwana afite telefone menye ujye muri dataset menye ngayikoresha. Ranger reka mushimire neza ku butumwa bwiza uduhereye abanyarwanda tugiye kuri Musana TV mu kiganiro cyacu bita The Story Book. Nari ndi kumwe reka mbwira n'abantu bose badukurikiye muri iki kiganiro gukora sabu gukora share comment kuri Ranger Royal TV akaba ari channel nziza inyuza ibiganiro n'umukobwa mwiza bita Jessica. Abantu bajya kumusura kanareba n'ibiganiro byiza atanga. Sawa Jessica ntasha wapi. Ndagira ngo dukomeze ikiganiro nyine tuganira. Mbona abakobwa bari kumutukobwa wazana mukuru. Ndagira nyine dukomeze ikiganiro tuganira. Sinkwanga pe ariko ushaka bava ku bana b'abandi. Nta mwana urimo mama wawe yabyaye nta n'urimo wabyaye. Ranger nyiri cano aragusobanurira akubwiye ngo ibyo yambwa byose nawe urabyumva. Buri wese afite uburenganzira bwiwe. Kuri inyungu izeye nyungu mu kwambara ubwo busa bwawe. Izeye nyungu? Yego. Inyungu ukora mu kwambara gutyo. Ere gushobora kutankunda bitewe n'uburyo nambaye ibyo bintu birebire. Ariko nakambara ubusa ukankunda. Ndetse gatonde mu kiganiro ariko. Ngiye. Ukankunda. Rero mba ngomba gukora ikinyuze umutima. Ntitaye okay. Reka no kuvuga nitaye ku bari bunkunde. Yego. Ngewe nambara ubusa bitewe n'uburyo umutima wanjye numva wabyishimiye. Ntago ari uko mvuga ngo runaka umuntu azambara mu muhanda avuga ngo umukobwa wambaye ubusa yambaye neza. Ahubwo kubera umutima wanjye ubishaka ndabyambara. Kuko umutima wawe ubishaka urabyambara. Fofo yiri nko mu muhanda. Iyo ndi mu muhanda nta kibazo mbigiraho. Ugasanga nk'abantu nyuze barakuvuga ngo ndongura mukobwa ngo. Ngewe nta kibazo mbigiraho. Kuko mbazi ko nambaye neza nabyambaye mbishaka. Mba numva ndi kubifeeling. Ntago nita ngo wowe uravuga cyangwa uravuga cyangwa uravuga cyangwa uravuga ahubwo ngenda numva neme. Kwivuga byacu kuri The Story Book inimo turi kumwe n'umukobwa mwiza ariko cameraman ndashaka bwa mbere twinjira mu kiganiro neza fresh. Ndashaka kumbabarire unyerekanire ziratatu wallahi. Mani Fofo mbabarire. Baro banyerekerezo 3 none zo kubibero none to. Cameraman mbabara zimfatire fresh neza. Bana biryoshye mu buzima. Twinjire mu kiganiro neza kuko ibintu tugiye kuganira Mani Fofo. Ni ibintu Mani biri tayari biryoshye. Ako gasinye se none ore kunzanira. Mani Kamera mbaro mfatira neza 3. Iyo 3 mundi Fofo dore kuri 3. 3 sobanura iki ku mubiri wawe? Nyine tumanze tujye kuri 3 iri kuri. Wabyariye. Wabyiye ku itariki zingahe sangahe ku masaha? Saa 9 z'amanywa za nimugoroba. Z'amanywa. Byara umwana w'umuhungu mana. Ufandagera mfata mikoro neza none wallahi twinjire mu kiganiro fresh.
Fofo twinjira mu kiganiro ndashaka nkubaze ku buzima bugenda buri gutrendinga hano hanze. Hari umukobwa uri hano hanze bita Jackie. ndamuzi Man, Jackie ni umukobwa ukubwira ngo buri kimwe cyose yanagitamba ku buryo n'igitsina cye yagishyira hanze kubera amafaranga. Jackie ndamukunda. Hari n'undi mukobwa rero nanone bita Jessica. Jessica nawe ni umukobwa waje upinga Jackie. Avuga yuko biriya bintu Jackie arimo gukora bidafite agaciro. Sawa, ndagira ubyumve neza hano, sibyo? Dutangirane kuvuga ngo batesha agaciro uwo ni Jackie. abyo byose uri kunyumva ndabizi. nigeze nikora ku mutwe wanjye, uyu ni umubiri wanjye, ngenda ngata hanze, niba na ngombwa n'igituba nzakibereka, wanshinze y'umukobwa ndabikubwiye. nanjye ndamwiyamye ariko dufungura amaso ubikore aho nanjye uretse gatoya koko niba koko ufite ubushobozi bwo gukora ibyo bintu nk'uko tubibona ubitwereka reka turebe ko amategeko y'u Rwanda koko atari kureba kuri Instagram. Reka tuye kuri umukobwa. Jackie yaravuze ngo nibinarenga n'igituba zagishyira hanze cyerekana. byavuga nuko Wowe nawe ndabona ni umeze nka Jackie. ibyo nyine Jackie ntago namuhinyuza Kubera ibyo avuga nukuri. Ubundi mu muco nyarwanda abakobwa twese twakuze twavutse dutambaye. Wenda nubwo nduwejo bundi ariko nta mukobwa wigize wambara. Umukobwa yambaye nabwo yikingaga uruhu imbere, ikibuno kigenda kiri inyuma. Ari uko agiye mu mihango. Mu gihe atajya mu mihango nigeze yambara. Yabaga yabunuje. Ikinyeshana turi murakizi. Icyo turimo ntago kitureba. Sapfuyo. Ni uburenganzira tugomba gukora ikintu twumva twe dushaka. Nuko dutegereza ko ifoto tuyibona y'ababyeyi ba kera bazamane cyangwa dukakurikiza gukurikiza muri Afrika yindi. Tureka no kwireba. Ariko tuzi neza ko ababyeyi bacu bakuze batambara. Natwe gute twaca umuco? Tuwucese? Ntago twawuca. None yavuze wose igikiye Jackie akugira ishiki. Jackie ndamushyigikiye 100% mu byumve neza. 100% Jackie ndamukurikiye. Uramukurikiye. Ndamushyigikira kandi ndanamukurikirana. Kwambara ubusa kwanyu ku bakobwa. Bihesha iki? Erega sife nuwenda ureka tureka kuvuga umukobwa. Jackie. Reka mvuge Jackie. Nicyo abayerekana. Sibyo? N'uburenganzira bwe. Nta kintu nta sabuna mugurira, nta mavuta mugurira, yewe nta nubwo iyo foto ajya kwifotoza ayimwishyurira. Ibyo urabimenya. Afite uburenganzira 100%. Mbabarire gatonye kukwereka hano ku mafoto 3, sibyo? Yura mukobwa Jackie yifotoje. Umbabarire nyakwereke neza, umbabarire unansobanura umbwize kuko kare w'umuco abakobwa bikigiye muri kuraga abana muri kubyara. Sibyo? Cameraman, iyi foto mbaro winyerekera abantu bayidukurikiye bose. Foto ya mbere wayifashe. Tugiye ku ifoto ya kabiri. Tugiye ku ifoto ya gatatu. Tugiye ku ifoto ya kane. Babura undebera no mafoto wende kwereka hano. Fati no telefone undebera. Uhindukiza undebera amafoto koko yo mukobwa. Niyo mafoto ababyeyi muri kubyara muri iki gihe mushaka kuzaraga abana bana. Ahubwo yanga yaroroshye. Undi foto nziza niye. Iyi niyo foto. Kuko nzi neza ko mama wanjye nanjye bino yabyambaye ariko agira yamara kugera mu gihe cy'uburumbuke akambara. Ariko mu gihe atigeze atarajya mu burumbuke yarakimeze gutya. Kandi nabwo amaze kujya mu burumbuke yapfukaga imbere ye hano. Ntago hano yapfukaga. Harasigaraga. Twidega iki mu bana bari kubyiruka muri iki gihe tugiye. Ubwo nyine nibasanga revizo turimo nabo bazayijyemo. Kuko ariko hazaba babyirutse babyisaga gukora twabyirutse tuzi ko abantu bakera bambaraga ubusa nabo bazayiguma. Harakandi kantu kamatsiko nkufitiye hano bijyanye nuko kwambara ubusa bwanyu muri gutuma yuko abantu bari kwiringira kwambara ubusa bwanyu. Muri gutuma abana babakomokaho cyangwa abana bareba izi mbuga nkoranyambaga zanyu ribitari kugendamo neza cyane kugira ngo izahagarike biri gutera ibibazo. Ugasanga inaha mu Bugesera hari abana baje none bafite itsinda bita ngo Sunika Simbabara. Sunika Simbabara. Abana batageze n'imyaka 18.
imyaka y'ubukure kuko umuto muri we afite imyaka 14 umukuru akagira imyaka 17 bivugira ko bafite agatsinda bibumbiyemo kitwa Sunika Simbabara nk'izina bazwiho dore ko rinahuzwa n'umwuga utemewe mu Rwanda bakora uburayi. N'abana bivugira ko uyu mwuga babumazemo igihe kitari gito kuko bavuga ko ngo bawukuramo n'amafaranga yo kubafasha kubaho mu buzima bwa buri munsi dore ko ku munsi ngukoreye menshi akorera 4,000 mu gihe wakoreye make ngo akorere 2,000 babashingira kitwa Sunika. Bose barazi ubwo babwiye iki izina Sunika ko badukunyeho gusambana cyane nyine bararitwita ariko twaramenyereye mu izina Sunika ngo bari bise kuva kera ariko ngo baramenyereye tuganira nkaho nuko inda ababebi bakuze nubwo waba udasambana umuntu yakubona mu muhanda akavuga ngo uri indaya kandi utari indaya wowe wiyizi muri wowe ariko runaka yakubonye nk'ako wowe wabona umukobwa ukavuga ngo ni indaya kandi mu buzima busanzwe atari. Ese Fofo kwambara ubusa urabishyigikira? Cyanda bishyigikira. Uramutse ufite umwana w'umukobwa. None se reka nkubaze. Ubundi umukobwa ukiri isugi. Buriya twavuga kuri yawe rero ubuze uriya mukobwa ngo nakambara ubusa akiri isugi. Twavuga ko atarasambara se cyangwa nta kintu kiba arakora ku buryo yirirwa nyine we hari icyo aba akeneye sibyo hari icyo aba akeneye kitari kuvuga ngo reka nsenye uyu mukobwa ahubwo wari kujya yiyandikire izina ryo kumva ko ari gutesha wenda ibintu runaka umuntu yashatse. Tugarutse kuri Jessica uravuga ko Jessica burasa nawe yaba atari isugira? Isugi ni mama wanjye isugi. Isugi ni mama wanjye pe. Uriya mubeba waramutse bayiri isugi. Nanjye naba ndi isugi gusa uriya mukobwa ni ikigoryi ni igicucu ibyo avuga nabyazi nareka abana bikorera ibyo bashaka nibimureba n'ubuzima bwe nta numwe yagiriye kugisenga ajya kumubyara nareka umwana akora icyo ashaka. Niyumva biyumva bihaza igihe cyo kiba kigeze cyo kubihaga azavuga ati ikintu ndakiretse nkivemo ariko mu gihe ataragihaga gitangira gishaka kuzamuka mu kintu wikumva ko ugomba kukimaga ko jya kugikora nta nama yakugishije sibyo yagiye kugikora gishaka kandi agikunze. Allo Ranger yo amakuru neza ni Musana TV muri kuvugana mu kiganiro ni yeme buretse wakameye ikiganiro cya Jessica kivuga ko umukobwa bita Jackie bitewe n'ukuntu yambara ubusa n'ukuntu yica imico ndangagaciro y'abanyarwanda. Umukobwa tukona ikiganiro bamwita Fofo Manzo muzi Fofo n'umukobwa nawe ukunda kwambara ubusa ku mbuga nkoranyambaga cyane. Ni nayo ngo ni nawe wabikoze bwa mbere. Ranger ari kuvuga ngo Jessica ngo nakajya avuga ari amagambo yirwa avuga yose ngo kuko kuyavuga ngo nubundi ntago ari isugi ngo nawe ngo nta hajya ngo wavuze ngo nawe arasambana ko sugi ni mama wanjye sugi ni mama wanjye babo bababyaye. Ndashaka Ranger unganirize gato ya nk'umuntu umwe mu kiganiro umumbara umumbwiriza ukuri n'abantu burkiye kino kiganiro bumve ko ibyo Jessica bavuga ari ukuri atandukanye n'aba bakora. none se ikibazo nabaza Fofo Fofo reka tuvuge ko yabikoze yego ndetse nabikora kenshi cyane yego akurebeye ibyo Fofo akora n'ibyo Jessica yarageje gukora birakabije cyane kuko ikindi naravuga shyiraho mikoro nawe ndashyiraho mikoro sawa mushireho nyine yumva uri kumva Musa ari kumva ni ukuvuga ngo icyo Jessica yanze ni ukwambara buri none se rata ni Fofo muri kuvugana ntakugoye twamenyereye ko wenda mu muco wa kinyarwanda wa mbere watangiye hari umukobwa wambaraga none se oya si byo nshaka ariko nanone biretse nkubwire nyine ndakubajije nawe ntago ari byo nshaka yego ariko buri muntu wese n'ikimunyuze n'umutima we n'icyo ashaka sibyo kuko wenda ashobora kubikora afite inzu ya nyiri byondo itishyuye wenda reka mbanze mubaze none se urumva u Rwanda ukeneye uyu munsi
ari uko Fofo nimba ashaka kwambara ubusa tumureke yambara ubusa buri batembere mu muhanda muri kaburimbo. Ntabwo wamureka ariko kubera ko ari urugero rwiza. Ntabwo ari urugero rwiza. Ariko burya iyo umuntu ashaka ikintu bitewe n'uburyo utigeze umugira inama yo kugira ngo ajye muri icyo kintu, wakora ikintu bwa mbere ukamubwira ngo iki kintu ndacyanze, ukumva ko nta gahunda mu mutwe yiwe afite yo kucyanga, uramureka. Sibyo? Wenda hari izindi leta kuko twe tutabasha, wenda twakabaye leta, ariko hari izindi leta zidukuriye zagakurikiranye ibyo bikorwa uwo mukobwa ari kwigisha abana bacu bari kuduturukaho. Ntago ngiye wari nje wajya kwifatira umwanzuro mvuge ngo uyu mukobwa ntago ibintu bishaka, we ntago nanjye ndi leta, ariko ntago uragera ku mategeko maremare asumbye ya leta. Okay, nshimye yuko ubuze uti buri muntu wese atanga umusanzu abishoboye. Iyo namya neza yuko nawe Fofo ku giti cyawe ubaye umubyeyi ufite umwana wawe ari ibintu ashobora gukora wowe ubwawe ukamuhana. Kandi bamenya neza yuko utabyumva usibye kuba yajya hariya wenda agakora ikiganiro akavuga ati ibintu ntibikwiye ntibyakabaye, ariko hari n'undi bavuze n'ibirenze muri comment. Rero mu gihe hari uvuze uti ibi ngibi nabishyize ku karubanda, kuko ntekereza yuko iyo postinze kuri Instagram ikurikirwa n'abarenga miliyari ku isi, mamenya neza ko icyo kintu kiba kiri ku karubanda. Ndabizi. Wati uwo muntu umututse iri fose ubwa mbere bigerageje. Icya kabiri ahubwo ni ukumubwira uti basi n'ibyo runabikora, ibyereka barumuna wawe bari hasi, nimba unabikora bikorera imbere, kuko ntawe urwanya umwuga w'umuntu akora ku giti cye mu gihe umutunze. None naguciye mu ijambo. Kirazira guhana uwahanutse. Uwahanutse bamwihorere baterereye. None hari igihe umuhananaga wasanga kurusha amarere. Afite amahane rutayawe. Papa wenda reka ngubaze. Nakoze ikiganiro kuri Kigali Vibes. Ndakeka byarinze naho bigeramo abashinzwe umutekano babikuriye. Yewe birasohoka. None ndavuga ngo iki kintu gute nakireka bitewe ngiye n'imyumvire yanjye. Icyo kintu numvishe ko kitari kumesha agaciro no mu bana wundi kugenda numva ko kitari kunyura. Thank you so much. Ariko undi wumva utagikeneye. Burya iyo ubwiye umuntu kuko ngiye maze kumenya simfe no mu mutekano, nagera ahantu rubanda rizikajya simvuga ati dore wa mukobwa wiyendarika, icyo kintu nakireka, sibyo? Ariko nkuriya n'ubundi kumubwira nuguta inyuma yahuye, nta kintu uri gukora, kuko sinzi n'ibindi bintu ejo bundi nabonye. Iyo umukobwa adakeneye kukureka ikintu, wowe ubwawe YouTube izi cyangwa ahandi hantu uramureka, igihe wenda yumva bimujizemo mu mutwe akumva ko ikintu ari gukora kitamukwiye, siko bigenda. Ntabwo watuma ubwira uriya muntu uriya mukobwa umubwire ngo wowe uzajye kuri YouTube umusebye. Wowe uramureka ko hari n'abandi benshi bagiye bamuhana ariko bikanga. Ariko ikibazo Jessica yavuze buretse gato Ruenja nyambaga yabyihoreye yababyibajijeho nta tegeko ryamukurikiranye nta cyamubwize, kandi abana bakurikira izi mbuga nkoranyambaga dukoresha. Ndabizi. Rero benshi kuko nanjye umwana wanjye n'ujya ubibona abantu benshi bakambwira warabye bafite umwana ibintu uri gukora ntabwo bigukwiye. Ibyo bintu nkamenya ko nakoze ikintu kibi. Ariko ntabwo wabwira urasira mukobwa warihannye ku buryo umbwira ngo arajya kubuza undi muntu. Buriya warakijijwe ku Mana rera ngo de tuvuga ko afata undi mukobwa akajya kumubwira. Reka nkubwire. Ibyo reka nkubwire. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bibiri utari kumva. Niba ukora amafuti kandi uzi ko ayo mafuti ashobora kujya ku karubanda akangiriza abandi, uwo mukobwa uri kuvuga arakubwira uti genda ukore ayo mafuti yawe ariko mu ibanga ryawe. Si uko ari inosa, si uko ari umwere, ndetse niba wakurikira ibiganiro bye byose avuga nabyo wabisangamo. None se buretse ngo bazeho gato
yego abantu bakina bino bintu ngo niba ngo ni iby'amaporono ni ibiki by'amaporono porunogarafi filime z'urukozasoni filime z'urukozasoni bo tubafashe iki niba mutangiye guhana umukobwa yagiye kwifotoza bo tubafashe iki ese bo abana bacu tubyara ntabwo babona ibyo bintu reka nyita nk'urugero rworoshye ni ukuvuga ngo hera ku mukobwa wacu wenda isimbi Honorine wabigerageje Nowera isimbi Nowera ntabwo ari Honorine Nowera yavuze ko ibyo bintu yabiretse yavuze n'ingaruka abibonamo ndetse anavuga yuko hari bikorwa na bariya bantu kandi hakaba hari n'izindi polisi zibigena nk'umubyeyi nimba yaravuze uti umwana utari munsi ya 10 n'ingahe kandi uyu munsi leta iragushishikariza ikavuga ngo nimba umwana afite telefone menya ijye muri dataseti umenye ngo ayikoreshe Rwenja reka mushimire neza ku butumwa bwiza uduhereye abanyarwanda tuciye kuri Musana TV mu kiganiro cyacu bita The Story Book nari ndi kumwe reka mbwira n'abantu bose badukurikiye muri iki kiganiro gukora sabu gukora share comment kuri Rwenja Royal TV akaba ari channel nziza inyuza ibiganiro n'umukobwa mwiza bita Jessica abantu bajya kumusura kaneba n'ibiganiro byiza atanga sawa Jessica nta shawa ndagira ngo dukomeze ikiganiro nyine tuganira abakobwa bari kumutukobwa wazana mukubita ndagira nyine dukomeze ikiganiro tuganira sinkwanga pe ariko ushaka bava ku bana b'abandi nta mwana urimo mama wawe yabyaye nta n'urimo wabyaye Rwenja nyiri cano aragusobanurira akubwiye ngo ibyo yambwa byose nawe nabyumva buri wese afite uburenganzira bwiwe kuri inyungu izeye nyungu mu kwambara ubwo busa bwawe izeye nyungu yego inyungu mukura mu kwambara gutyo ere gushobora kutankunda bitewe n'uburyo nambaye ibyo bintu birebire ariko nakambara ubusa ukankunda ukankunda rero mba ngomba gukora ikinyuze umutima ntitaye reka no kuvuga nitaye ku bari bunkunde njyewe nambara ubusa bitewe n'uburyo umutima wanjye numva wabyishimiye ntabwo ari uko mvuga ngo runaka umuntu azambara mu muhanda avuga ngo umukobwa wambaye ubusa yambaye neza ahubwo kubera umutima wanjye ubishaka ndabyambara kuko umutima wawe ubishaka urabyambara Fofo yiri nko mu muhanda iyo ndi mu muhanda nta kibazo mbigiraho ugasanga nk'abantu unyuze barakuvuga ngo dongura mukobwa ngo njyewe nta kibazo mbigiraho kuko mbazi ko nambaye neza nabyambaye mbishaka mba numva ndi kubifilinga ntabwo nita ngo wowe uravuga cyangwa uraravuga cyangwa uravuga cyangwa uraravuga oya ahubwo ngiye ngenda numva ndashaka njyewe nyine manze nkwibarize neza twinjira mu kiganiro kuba we wambara ubwo busa bwawe ababyeyi bawe babifata gute muri wowe nta kintu babifata kuko ngiye n'uburenganzira bwanjye kwambara ubusa ndabufite 100% yarakoze kumbyara ndanabikunda wenda niyakora igikorwa kibi cyo kuvuga ngo reka iyi nda y'uyu mwana nitenyukuremo wenda ndaharanira kugira muheshe ishema nk'umubyeyi ariko nanone ngiyewe ikinjemo ngomba kugikora kuko mbazi ko kiri bunshimishe kandi kikananyura uba ugomba kugikora tubare ugiye nko kwivuko noneho bakubona kenshi cyane ku ma YouTube wambaye ubusa wambaye uko wishakira wambaye uko nyine umuco nyarwanda udasa nkaho kubigena amatatuwaje byahereye ku matetu byahereye ku matatuwaje bakajya babwira mama ngo uriya mukobwa we n'ikirara ngo ni indaya aricuruza ngo nyine ibintu byinshi ariko mama yarabasubije ngo sinitaye ko wenda nashyigikiye ibikorwa nkora ariko yarababwiye ngo ubyara umwana uzi ko hari imbuto nziza zakwerera ntabwo umubyara uzi ko azakubera ikintu buri wese n'umutima we nicyo ashaka kuko ajya kumubyara ntabwo nagiye inama n'Imana mvuge ngo uyu mwana azaba iki ahubwo njyewe ndabyisanzemo abyakira uko yabibonye kuko yambyaye nk'umubyeyi arabyakira kandi arabyishimira none se njugunye kandi ari mama wanjye anterane se kandi ari mama wanjye hari undi mama azaba agiye kunyereka se nzaba mfite
ahubwo arabyakira akabyishimira akavuga niba ari ikigoryi ni icyanjye Fofo kavukira yawe niye gende umwana w'Iremera uri kavukira i Kigali yewe ndimvukira i Kigali niyo mpamvu kuzuza nese seminar stress she nago birya twanahura n'ahantu nkagukoma bikarangira ntago birya ako ya ndirimbo niyo koko hari indirimbo ya Bulldog bigeze kuririmba na Jesse ngo ni gute uri isugi nk'umukobwa wo mu mujyi ngende isugi buko yavuga mana we no ntume no kuri kwimana birenze urugero gusa reka ngwire uri umupapa urubatse umugore ukunda kano kanya ngiye nta muntu ufite wenda nta muntu ufite nkundana nawe yego ariko nubwo naba nta muntu ufite nkundana nawe uwo mukobwa n'ubuzima bwe ari kwandarika ntago ari ubuzima bwawe we yajyanye afite impamvu afite n'icyo ashaka ngiye mfite umwana aho kugira ngo umwana wanjye azajye kuburara nzagenda nambara ubusa umwana wanjye aburare arye aho kugira ngo aburare hashya abafana bari hano banyitaye wow ako se warubizi yuko leta y'u Rwanda itemera ikintu hano hari abafana bakubiye waruzi ko leta y'u Rwanda itemera ikintu bita uburayi tanemera n'ibyo bintu byo bita kwambara ubusa asundi Fofo nk'ubu iki kiganiro kigiye hanze RIB ikagushaka nayo wayemera yuko ugomba kwambara ubwo busa bwawe nacika Jye bajya kunjyana se njya gusubiramo akaraka sinsubiramo gusa sinshyigikiye wenda sinshyigikiye Jessica cyangwa inde wundi harya uwo mukobwa wambara Jackie ntabwo mushyigikiye ariko uko biri wenda bitewe ashobora kuba afite impamvu ibimukoresha hari igihe imiryango ikobokama bitewe n'ikintu runaka bakuze bakora sibyo bitari kuvuga ngo nicyo wakuze uwakuze wumva ugishaka ahubwo bitewe n'ikiba mu muryango iwanyu ukagikora kikakokama ukagikora sibyo yego simushyigikiye ku mafuti yiwakora ariko nanone umuntu umuvuga nabi ngenda mwiyamye ndumva nta mpamvu yuko none se bareka nkubaza wenda reka mbare ko ibiduda bihisha nka buriya wambaye sitiringi ukajya gukora indirimbo uzi ko umuhanzi ari umuhanzi wa nyawe uzwi ukambara sitiringi igarukira mu kibuno utandukaniye na Jessica wise ibiduda mutandukaniye ahubwo Jackie werekana ibiduda nako utandukaniye na Jackie werekana ibintu mutandukaniye ubundi iyo ugiye kuri pisine iyo ugiye kuri pisine ukora iki n'ubundi nibaguhisituriye n'ikariso kandi ikariso ari sitiringi igarukira mu kibuno mwoyo wose ugaragara ese mutandukaniye he nawe mwikumva ko umukobwa mwamwihaye ni ibintu n'ubundi byibasiye u Rwanda ahubwo tumenye ngo ubu busa bwambarirwa he cyabikorerwa he none kujya mu muhanda kuko benshi bagiye babikura muri yano maririmbo twirirwa tubona ngo y'amanyarwanda abana bose y'abanyamerika ugasanga umwana ngo nzakurya k'inyuma umwana muzima ugaragara ejo harya k'inyuma ni yande ngo niba ari Bruce Melody niko mbyumva sibyo none tubare ko Bruce Melody ari muhanzi nanone barimba ibishego uko ibishego bimwe binarenze ariko reka nkubwire n'abapapa cyangwa abandi none twakaye tuvuga yuko mwikumva ko umuntu niba yambaye ubusacinga amabere nta gikuba cyacitse twakaye tuvuga yuko rero RIB yakabayigira gute yakabayita no kuri izi ndirimbo nyarwanda ahubwo yakabayita ku ndirimbo nyarwanda bakora kuko uyu mukobwa agiye kuri kamera akambara sitiringi agahisha bino by'imbere n'ubundi nta bitandukanye n'uriya mukobwa ufata agasha kiro cy'imbere ikindi akagisiga bitandukaniye heza n'ahantu bitandukaniye ahubwo ikintu mugomba gukora bari abakobwa baza batwambara amasitiringi nibo batuma abana bacu bararuka ugasanga umwana ejo musize mu cyumba ndasohotse yambaye sume nsanze sume yayikuyemo asigaranye sitiringi niba ari sitiringi nara yambaye njya mu kibuno nyita muri wese oya ni izina none wowe wambara bya bikariso by'abantu bo mu cyaro bya nawe cyane rwose niyambara cya gikariso kinjya mu kibuno nyita muri toya none si ubwo Fofo ndashaka turi kwinjira mu kiganiro dukomeza ikiganiro neza kikomeza kwimbikwa The Storybook ubwawe muri wowe ubwawe mu byo utekereza uba wumva yuko kuba umuntu yakwambara ubusa akagenda mu muhanda c'est la vérité n'ubuzima bwe wenyine abarimo wikumva ko biteye ukomeye buri wese narebe bimureba bajya mu kazi n'ibimureba kuko nshobora kuba nambaye ubusa ariko nagiye kwicuruza shiri ngiye mu bindi bimfitiye inyungu ariko atari ko ngiye kwicuruza ahubwo mwuzunsebya wigize umwere ari we ndaya indenze
nakubwiye ngo kujya kuri pusina nose wajya abantu bose niba bambaye ubusa ese uravuga watera kamera se ukavuga ngo ni mu nkamera ubwo bwambaye ubusa oya ahubwo byibuze nibe nuriya yerekana aho igihugu kigeze ukabasha kuvuga n'ubundi niba yambaye ubusa n'abandi niko babigenje barabwambaye sitiringi ni umwenda wakambara ukajya mu mazi koga ese ikibuno cyose nikiba kiri hasi mbere hano hawe hose niba habagaragara none se ubwo icyo waba warushije uriya mukobwa wambaye ubusa ni iki ni iki ni uruhe rugero twahera tuvuga ngo uriya mukobwa turamuhana hama dusiga bajya mu mazi bambaye sitiringi ntibazipositinga se none se ugiye ukagenda ukambara isuturiye wenda reka nanjye nibyo nambaye ukambara umwenda ukugera hano munsi y'isuturiye uba wambaye nuba witesheje agaciro se kucyumva kuri uriya mukobwa ari wakoze icyaha mu Rwanda hose ukumva ko ari wahemukiye igihugu cy'u Rwanda ahubwo barahari benshi bararutse bapfuye imitima ubwo tubifate nka gute muri wowe nk'inama cyangwa impanuro watanga njye namugira inama niba ari umuntu yumva yakambara wenda yajya yambara umwenda umwambitse wenda nubwo byaba ngombwa ko yifotoza yambaye ubusa akambara nk'iyo boxer n'isituri wenda akarekera sibyo nanone ikindi kintu mvuga niyamenye umukobwa wumva ko yasebya mugenzi we na wari umukobwa icyo umukobwa yikoreye nacyo undagendana uyamye umukobwa wasebya mugenzi we kandi wari umukobwa ari umukobwa ya okay turaho rero nakumbishije inkuru bita ngo Sunika Simbabara ni urubyiruko rw'abana bari mu Bugesera bw'imyaka 16 ngo bafite uburaya buteje izindi mpagarara zibaho mu isi y'Imana tumya kamaze tere kanje kameneka wambwawe unutse koko no mu kiganiro kiganiro se nebe baro mbwize nkuko iyo nkuru wowe yumva gute muri wowe Sunika Simbabara cyane nabagira inama cyakozeho simvuge ngo wenda nuko n'undi wese yabyumva naga ibyo bintu bikwiye ku mwana w'imyaka 14 cyangwa 17 biragakora abantu batubyaye bakuru wenda bakavuga ati wenda nabya abana 12 cyangwa abana 10 nta bushobozi mfite ndi kujya Sunika Simbabara na wenda kugira ngo nibyo bibiri bibatunga ariko umwana w'imyaka 14 ntaga akwiye kujya gukora icyo gikorwa kwicara gatuza cyangwa akajyaho cyangwa akareba ikindi kintu akora nk'ubuyobozi bw'Ubugesera ubwira buki bufite kiriya kibazo cy'abara abana ngo Sunika Simbabara n'abagora abo bana njyewe nabagira inama yo kubegereza RIB ikabajya kubashyira mu ihaniro kuri abo basunika cyangwa basunika ahubwo cyane cyane abasunika nibo baboshye bakaba ari bajya muri RIB abasunikwa nabo nyine babashyira mu ngororamuco mu kigo ngororamuco bakabasha kwiga kuko hari ibintu byinshi bagikeneye nta kuntu umwana w'imyaka 14 cyangwa